Mu myandikire y'ururimi rw'Ikinyarwanda, iri ni isomo ry'ingenzi cyane ku bakeneye kuyinoza. Riragaruka by'umwihariko ku mikoreshereze y'akatuzo kitwa agakato. Ubwo ni ukuvuga ko ugiye kumenya amagambo akatwa mu myandikire y'Ikinyarwanda. Ubundi iyo twandika Ikinyarwanda dukata ubwoko bubiri bw'amagambo. Ubwoko bwa mbere bw'amagambo akatwa mu Kinyarwanda ni ibyungo na nka bikurikiwe n'amagambo atangiwe n'inyajwi. Gukatwa kwabyo gukorwa gute rero? Inyajwi a isoza icyungo na cyangwa icyungo nka ivaho hakajyaho agakato, ugakomereza ku nyajwi itangira iryo jambo rikurikiye ibi byungo. Ni ibintu byoroshye kubyumva cyane ko tugiye no kwifashisha izi ngero zikurikira. Kamana yorora ihene n'intama. Yorora ihene n'intama. Kuba ubivuga ijwi rikazamuka byumvikanisha kubangikanya ihene n'intama, bivuze ko harimo icyungo na gikurikiwe n'izina intama. Ihene na intama. Gusa uku siko tuvuga iyo tuvuga Ikinyarwanda. Ntabwo tuvuga ngo ihene na intama, turavuga ngo ihene n'intama. Ubwo rero iyi a isoza icyungo na ivaho hakajyamo agakato, ugakomereza ku ijambo intama. Ihene n'intama. Iki ni icyungo na gikurikiwe n'ijambo ritangiwe n'inyajwi intama. Niyo mpamvu cyakaswe. Inzu yabo yangijwe n'umuyaga. Yangijwe n'umuyaga. Urumva ko ijwi rizamuka. Icyangije iyi nzu ni iki? Ni umuyaga. Na umuyaga. Ntabwo bavuga ngo yangijwe na umuyaga, kuko mu mivugire y'Ikinyarwanda n'ubundi turavuga ngo n'umuyaga. Iyo ubuse ko iki ari icyungo na rero gikurikiwe n'ijambo ritangiwe n'inyajwi umuyaga, iriya a irakatwa ikavaho, wifashishije kariya katuzo kitwa agakato, bikagaragara uku mu myandikire. Urareba nk'umuntu utishimye. Urareba nka umuntu. Urareba nkande umuntu. Ijambo umuntu ritangiwe n'inyajwi kandi rikurikiye icyungo nka, urakata nk'umuntu. Ijwi rirazamuka. No mu mivugire ntabwo tuvuga ngo nka umuntu, ahubwo turavuga ngo nk'umuntu. Nabyumvise nk'ejo. Icyungo nka gikurikiwe n'ijambo ejo. Iyo uvuga uravuga ngo nk'ejo. Ijwi rirazamuka kandi ukumva ko nta nyajwi a yumvikanamo, ahubwo humvikanamo e. Iyi a isoza icyungo nka igomba gukatwa twifashishije aka katuzo kitwa agakato, tukongeraho ijambo ejo. Nk'ejo. Dore ubwoko bwa kabiri bw'amagambo akatwa mu myandikire y'Ikinyarwanda. Aya magambo nta yandi ni ibinyazina ngenera bikurikiwe n'amagambo atangiwe n'inyajwi. Amagambo agenera arakatwa mu gihe amagambo ayakurikiye atangiwe n'inyajwi. Nanone ni ukuvuga ko ari inyajwi ivaho hakajyaho agakato, ugakomereza ku ijambo rikurikiyeho mu gihe ritangiwe n'inyajwi. Hano hari ingero nanone. Abakinnyi b'umupira w'amaguru bakoresha imbaraga cyane. Abakinnyi umupira wa amaguru. Ntabwo ari uko twavuga Ikinyarwanda, gusa harimo ijambo rigenera ba
n'irindi wa bikurikiwe n'amagambo atangiwe n'inyajwi. Umupira, amaguru. Abakinnyi b'umupira w'amaguru. Agakato murabona ahantu gaherereye, ni uko aya magambo ari ibinyazina ngenera bikurikiwe n'andi atangiwe n'inyajwi. Ubwenge bw'umwe burayobera. Ni ubwenge bwande, bwa umwe, bwa umwe. Ikinyazina ngenera bwa, ijambo rigenera bwa rikurikiwe n'irindi ritangiwe n'inyajwi umwe. A isoza bwa ihita ivaho twifashishije agakato. Ubwenge bw'umwe burayobera. Atwaye imodoka y'umukara. Imodoka ya umukara. No mu mivugire birumvikana hari ukuntu ijwi rizamuka. Y'umukara. Ikinyazina ngenera ya kigenera ijambo umukara, a igomba guhita ivaho tugakata. Mbafitiye icyandikwa cy'interuro eshatu gusa kugira ngo turebe niba isomo ryumvikanye. Interuro ya mbere ugiye kwandika, niba ufite urupapuro urwandikaho. Yari yambaye inkweto z'umweru n'umukara. Yari yambaye inkweto z'umweru n'umukara. Yari yambaye inkweto z'umweru n'umukara. Reba niba ibyo wanditse bimeze nk'ibi. Tegereze ahantu hari agakato kuri za no kuri na. Interuro ya kabiri, akabando k'iminsi gacibwa kare. Akabando k'iminsi gacibwa kare. Nanone urareba niba interuro wanditse yanditse kimwe n'iyi. Witegereza ahantu hari agakato. Dukunde ibyiza by'u Rwanda. Dukunde ibyiza by'u Rwanda. Ngayo rero nguko ngiki cyandikwa uko giteye, ugereranye ibyo wanditse n'ibisubizo bigaragara hano. Ariko nanone ukeneye kunoza imyandikire y'amagambo akatwa, isomo warisubiramo ukanashaka izindi ngero zitandukanye.